Burya buri kimwe kigira igihe cyacyo. Hari igihe cyo kuvuka ndetse hari n'igihe cyo gupfa. Bamwe ni ba sogokuru na ba nyogokuru, abandi ni mama na papa, abandi ni abavandimwe, inshuti cyangwa abakunzi. Uwo uri we wese igihe icyo ari cyo cyose hari ikintu kimwe usezeranijwe. Uwo uri we wese hano ku isi hari igihe kizagera ugasogongera ku bubabare bw'urupfu. Akenshi tuvuga ku itangiriro ry'ubuzima bwacu, tugategura ibirori mu gihe twitegura kwibaruka umwana, ubundi tugategura ibindi birori byo kubahundagazaho impano ngo turi guhemba umubyeyi, ubundi tugategura ibindi birori ngo umwana yujuje amezi 12 ye ya mbere hano ku isi, ndetse buri andi mezi 12 tukajya tugenda dutegura ibindi birori ngo ni aniveriseri, gutyo gutyo. Ni kenshi dukunda gusangiza abandi inkuru z'umunsi tuvuka, inkuru natwe tuba tutazi kubera ko tuba twarazibwiwe n'abatwibarutse n'abandi baba baratubonye dukura. Ni kenshi cyane tuvuga ku ivuka, ariko ni gake cyane uzadusanga tuvuga ku rupfu. Akenshi twibuka kuvuga ku rupfu ari uko rwamaze gutwara abo twakundaga. Ese ni uko byakagombye? Twese umunsi umwe tuzapfa, byibuza twagakwiye kubivugaho mu gihe tugihumeka. Sobanukirwa urupfu. Njye muri kumwe ndi Kayira, intwari Bertrand. Iyi ni Sobanukirwa kuri Apfuye Visual Radio ndetse no kuri YouTube channel yanjye ariyo Kayira Bertrand. Ntibagirwe kandi gukora like na subscribe. Uyu munsi tugiye kuganira ku rupfu. Nk'uko twese tubizi, urupfu ni ryo herezo rya buri kimwe cyose wakoraga. Mu rupfu nicyo gihe ibice byose by'ingenzi mu mubiri wawe birekera gukora. Umutima urekera gutera, ukananirwa kongera guhumeka, ubwonko bwawe bukarekera gukora burundu. Umutima wawe uri kunanirwa ndetse umubiri wawe utangiye gukora mu buryo budasanzwe. Umutima watangiye gutera cyane, ndetse n'uruhu rwatangiye guhinduka nk'urutarigeze rubona izuba. Bimwe mu bice by'umubiri byatangiye kuzana ibara ry'ivu rivanze n'ubururu, cyane cyane ku mavi, ku biganza ndetse no ku maguru. Watangiye guhumeka mu buryo budasanzwe. Rimwe uri guhumeka gake ubundi ukihuta. Rimwe uri guhumeka gahoro ubundi ugasakuza. Ubu buryo bwo guhumeka buzwi nka chain stocks bwatangiye kukubaho. Uri gufata umwanya ugahumeka cyane ubundi ukamara umwanya nta mwuka uri kwinjiza. Mu gihe batangiye gukeka ko ugiye, uri kongera ukiyegeranya ugafata kandi kuka. Ntabwo uragenda ariko uri mu bagenda. Mu masaha ari bukurikire urongera ufata undi mwanya munini utarahumeka, ku buryo noneho n'akakuka gake biri kukugora cyane kugafata. Akenshi iyo abantu bari kudusiga bajya mu bundi buzima, abenshi bavuga ko bari kumva noneho ko biteguye, ku buryo baba bumva nk'aho hari ikintu kibacigatiye mu biganza, bakagira ibyiyumviro bijya gusa n'iby'umwana uri mu nda ya nyina. Batangira kumva batuje, bakumva ibintu byose birahagije, bakumva bafite amahoro. Akenshi umuntu iyo agiye gupfa arabimenya, ku buryo ashobora no kurwana narwo, ari cya gihe tumubona asamba. Hari igihe wenda aba ari kurwana n'urupfu ategereje ko nyina amugeraho ngo amushimire ibyiza byose yamukoreye nk'umwana we, cyangwa wenda ashaka kumubwira ko amubabariye ku bibi byose yaba yaramukoreye, cyangwa ari kurwana n'urupfu ngo yongere ahobere bwa nyuma abana be, cyangwa ngo asome bwa nyuma ku itama umufasha we. Iyo urupfu rwatangiye kudukomangira, akenshi turabimenya ko rwahageze. Turitegura tugasukura inzu yacu mbere y'uko tuyisohokamo, tugafunga ubundi imfunguzo tukazijugunya, ubundi tukarwiha ngo rudutware. Uko dusohoka muri uyu muryango w'ubuzima bwacu, dutangira gucanganyikirwa. Aho uba uryamye muri icyo gihe utangira gusubiza amaso inyuma ku buzima wagize. Ibintu byose abantu bacamo mbere yo kugera ku iherezo ry'ubuzima bwabo, ibyinshi birazwi, ariko ikiba nyuma y'uko umuntu ashizemo umwuka nta n'umwe wakimenya. Ikintu gitangaje cyane ku rupfu ni uko bidashoboka ko warusubiza inyuma.
kandi icyapfuye kiguma cyapfuye nyine. Ariko hari abantu benshi amagana byagiye bitangazwa n'abaganga ko bapfuye, ariko nyuma bakaza kugaruka, bakaza bazanye inkuru nyinshi zitangaje. Abantu benshi bita ibi gusogongera ku rupfu cyangwa near death experiences. Kubera ko twizera ko koko yaza kuba ari urupfu rwa nyarwo, ntago bari kuba ari bazima batubwira inkuru z'uko byari bimeze. Ese ibi ni ukuri? Ndakeka nta muntu ubizi. Hari amakuru menshi yagiye ajya hanze avuga ku bantu bagiye bahura n'urupfu ubundi rukabarekura. Abantu byagiye bivugwa n'abaganga ko bapfuye, ubundi nyuma y'amasaha cyangwa iminsi bakongera bakagaruka ibuntu bavuga akaga bahuye nako ndetse n'ibyo babonye nyuma y'uko bitangajwe ko bapfuye. Akenshi baza bavuga inkuru ziteye amatsiko cyane, ku buryo nawe bikugora kuba bavuga ko bari kuzihimba. Ikintu abantu benshi bagiye bahura n'urupfu ubundi bakagaruka bose bahuriraho ni ijambo rivuga ngo ubuzima buguca imbere y'amaso yawe bureba. Life flashes before your eyes. Mbere gato y'uko umutima uhagarara, umuntu atangira kubona ubuzima aba yaragiye acamo. Ariko ntago ari nk'uko tubitekereza. Ya minsi ikomeye wagiye ugira mu buzima bwawe ntago ari yo ubona. Ntago ari bwa bukwe bwawe, urangiza amashuri cyangwa inshuro ya mbere wumvisha umwana wawe arira. Ibyo ubona ni ibintu nawe uba utibuka cyangwa utatekereza ko wanabiciyemo. Wibona uri nko gutwara igare uri umwana. Umunsi umwe wicaye ku ntebe uri kureba email zawe cyangwa uri kureba ipusi y'umweru iri kuzamuka esikariye. Ni ibintu tuba tutarahaye agaciro mu buzima bwacu, ibintu tuba tutaritayeho byongera bikagaruka mbere y'uko tujyanwa n'urupfu. Nigeze kuvuga ku ipusi y'umweru iri kuzamuka kuri esikariye. Ntago nari mbihimbye. Umugabo umwe nawe twavuga ko yahuye n'urupfu nyuma akagaruka, niwe wabonye iyi pusi ubwo nawe yabonaga ubuzima buri guca imbere y'amaso ye. Ariko ntago yiyibukaga ari kuri izi esikariye cyangwa abona ipusi y'umweru. Rero nyuma y'uko agarutse ibuntu yabashije gushushanya esikariye uko yazibonaga, ndetse na aparitema yazibonagaho, ndetse anasobanura neza uko iyi pusi yari imeze. Nyuma mama we nibwo yaje kumubwira ko bigeze kuba muri iyo aparitema yari ifite esikariye zimeze gutyo, ndetse ko bari bafite umuturanyi wari utunze ipusi y'umweru. Ibi wenda ntago bitangaje, ariko igitangaje cyane ni uko we na mama we bimutse bava muri iyo aparitema ubwo yari afite amezi 14 gusa. Ibi bikatugeza ku kibazo kibaza kiti: ese ibintu byose tuba twarabonye koko ubwonko burabubika? Nibyo tuba dukeka ko twibagiwe? Iyo turi gupfa tubona ibintu byose, nibyo dukeka ko twari twaribagiwe. Byashoboka ko wenda tuba tubifite mu bwonko ariko ntitubashe kubigeraho. Imwe mu mpamvu zindi abantu benshi batinya urupfu ni uko umuntu apfa ari wenyine, ngo waje muri iyi si wenyine ndetse uzasubirayo wenyine. Ese koko dusubirayo twenyine? Abantu benshi bagiye bahura n'urupfu ariko bakagaruka, bemeza ko ubwo babaga bari mu bagenda babonaga umuntu wabo wa hafi ariko wapfuye ameze nk'aho ari kubakira. Wenda agasa nk'umuherekeza mu buzima bwa nyuma y'urupfu cyangwa akamubwira ngo igihe cyawe ntago kiragera. Uko byaba bigenda kose byashoboka ko umuntu adapfa ari wenyine. Ariko ntibizwi neza niba koko ari intekerezo ziba ziremye mu mutwe ngo zitume wimagina ko uri kuvugana n'uwawe witabye Imana, cyangwa koko aba ari ubugingo bwe buba buri kukwakira. Ariko ikizwi neza ni uko umuntu iyo ari gupfa aba atari wenyine cyangwa ngo abe yigunze. Tuvuze ku bugingo, bwo ni ikintu siyansi nayo ubwayo itarabasha kuvumbura icyo ari cyo cyangwa ngo ibe yanagisobanura. Ugereranyije n'umubare w'abantu bavuga ko bahuye n'urupfu nyuma bakazuka ku buryo bavuga ko n'ubugingo bwari bwabavuyemo, biragoye kwiyumvisha ko hari siyansi yazi isobanura ibyabaye. Hari inkuru y'abana bigaga mu mwaka wa mbere wa kaminuza banyweye imiti isinziriza irengeje urugero, ndetse bamara iminota 3 byemejwe ko bitabye Imana. Nubwo byari byavuzwe ko bapfuye, ariko bo bamaze uyu mwanya bari kubona ibintu byose byaberaga muri ambulance. Nubwo byagaragaraga ko bapfuye, bavuze ko babashaga kureba neza ibyaberaga muri ambulance byose.
bidaciye mu maso yabo, ahubwo bakemeza ko byaciye mu bugingo bwabo bwari bwamaze kubasohokamo. Bose bemezaga ko babonaga umuganga wageragezaga kubatabara ubwo bari bari muri ambilanse, wari ufite imisatsi y'icyatsi cyerurutse. Ubwo bari bamaze kugezwa kwa muganga nyuma y'iminsi 3, batangiye kubaririza wa muganga. Uyu muganga bavugaga ko babonye nubwo byari byatangajwe ko bapfuye, yari umuntu wa nyawe. Aba bana bemezaga ko ubugingo bwabo bwari bwabavuyemo, bemeza ko bwaje kubasubiramo bufite aya makuru y'uyu muganga bwari bwabonye. Nabo ubwabo baribona baryamye muri ambilanse, imashini zavugaga ndetse n'uyu muganga nyine wari uri guhatana ngo abagarure. Akenshi iyo twumvishe inkuru nk'izi bidutera kwibaza niba koko tugira ubugingo cyangwa roho. Ese roho yaba igizwe n'utunyangingo duto tugizwe n'amamolekile ndetse n'amatome yirirwa anyuranamo akora uko isi yaturemye, cyangwa turi abandi bantu natwe tutazi abo turibo? Izi zari inkuru z'abantu bagiye bavuga ko bapfuye ariko nyuma bakagaruka, ndetse ibimenyetso byabo birabihamya. Ariko bose icyo bahurizaho kandi bemeza neza ni uko icyapfuye kiguma cyapfuye, ndetse kutakwiringira ko umuntu ashobora gupfa akagaruka. Bimwe mu bintu bizwi cyane mu mateka ya muntu ni uburyo twagiye dushyingura abantu, kuva kuri tombs kugera kuri mummies bashyinguragamo abafarawo. Abapfuye bagiye batanga amakuru menshi y'ingirakamaro ugereranyije n'abakiriho ubu, biciye mu mva zabo. Rimwe mu marimbi akuze cyane ku isi rifite imyaka igera ku 10,000 riherereye i Kafze muri Israel. Aha muri iri rimbi imibiri y'abapfuye yashyingurwaga mu masanduku hamwe n'ibindi bikoresho nk'imyenda, ibiringiti ndetse n'ibiryo. Aya masanduku noneho bakayashyingura bitonze mu buvumo. Muri ubu buvumo kandi hagiye hasangwamo ibimenyetso byerekana ko abari bariho icyo gihe bashushanyaga imibiri y'ababo bapfuye, ubundi bagakora ibirori kugira ngo bahe icyubahiro uwitabye Imana, ndetse bakabashyingura iruhande rw'aho abo mu muryango wabo bashyinguye. Ibi bivuze ko no mu myaka 10,000 ishize ikiremwa muntu cyahaga agaciro cyane urupfu, ndetse bakiga no kwishima igihe bakiriho. Uyu munsi abantu bakora ibiriyo mu buryo butandukanye bitewe n'uko nyine imico yabo itandukanye. Abantu benshi baricara hamwe bakibukiranya inkuru z'uwapfuye, bakarondora ibyiza byose yagiye akora akiriho. Abandi bakajyana umubiri w'uwapfuye kugira ngo usezerweho bwa nyuma imbere y'Imana, ndetse bakanabasabira ngo bazajye mu bundi buzima bwiza. Ibiba nyuma ya buno buzima rero abantu benshi babifata mu buryo butandukanye. Abizera Aburahamu, ubwo ni ukuvuga abakristu, abayahudi ndetse n'abayisilamu, bizera ko ibikorwa yakoreye hano ku isi ari byo bigena uko uzabaho mu bundi buzima. Aho imiryango ishishikarizwa kugira icyizere gikomeye mu gihe cy'urupfu, kubera ko twizera ko tuzongera guhura n'uwagiye mu gihe natwe urupfu ruzaba rudutwaye. Mu yindi myemerere itandukanye nk'abahindu, bizera ko uwapfuye yongera akavuka. Bo nyuma y'imihango yose ndetse n'amasengesho, imibiri barayishyingura cyangwa bakayitwika, ndetse ababuze uwabo bakiyegeranya kugira ngo bafatanye gukira umubabaro batewe n'uwagiye. Nubwo kenshi duhora tuzi ko tuzahura narwo, buri gihe urupfu ruratubabaza cyane, kubera ko gutekereza ko uzabura umuntu ntaho bihuriye na gato no kumubura bya nyabyo. Nubwo kenshi tuba tuzi ko iki gihe kizagira kandi ko ari kimwe mu bigize ubu buzima, buri gihe iyo rutugezeho cyangwa rugatwara umuntu wacu bidutera intimba ikomeye cyane. Urupfu cyangwa gupfusha uwawe ni kimwe mu bintu bishegesha cyane. Kubyuka mu gitondo ukibuka ko ibintu byose wowe n'uwawe mwari mufite mwasangiraga byose byagiye ubuziraherezo, ibihe byiza byose mwacanyemo bigahita bihinduka amateka, ndetse nta n'ibishya muba muzongera kugirana. Wabyizera utabyizera, ibihe bikomeye byo kubura uwawe biguhindurira uburyo wabonaga isi. Akenshi bihita bitwigisha kugira umutima ukomeye, ndetse bikanaduha morale yo kwishima mu gihe gito tuba dusigaje hano ku isi. Urupfu rutwigisha kuba abantu beza mu gihe tukiri bazima,
kubera ko ntabwo tuzabona uko twihana cyangwa ngo twisubireho mu gihe tuzaba turyamye mu isanduku bari kutuvugiraho amagambo ya nyuma ngo badushyingure. Burya kandi umuntu wapfushije aba afite ubushobozi bukomeye bwo kuba yafasha abandi mu gihe nabo bapfushije, kubera ko burya biba byiza iyo umuntu ari mu kiriyo ahojejwe n'undi usobanukiwe neza ububabare ari gucamo, kuko kubona undi muntu nkawe yarabashije gushira agahinda yatewe n'uwe wamusize, nawe bikongerera icyizere ko nawe hari igihe kizagera bigashira. Ariko ntabwo ariko buri gihe bigenda, kuko hari abananirwa burundu kwakira urupfu rw'abo babuze. Iyo uhagaze aho hafi uri kureba uwawe yenda kugusiga, akenshi utangira kubona ko urupfu rwe ruri kukubabaza cyane kurusha uko we rwamubabaza. Mu masaha abiri mwicaranye umufashe mu kiganza, muganira ku bihe byose byiza cyangwa ibibi mwagiye munyuranamo. Burya buri gihe ujya uganira n'abawe ku buzima, muganire ku bihe byiza mwagiye munyuranamo, ndetse munaganire ku rupfu. Isi izakomeza kuzenguruka, inyoni zizakomeza ziririmbe, ariko buri gihe kigira iherezo ryacyo. Nari Kayira, intwari Bertrand mwari muri kumwe. Muri iyi video nagerageje gusobanura icyo urupfu ari cyo, ariko burya buri muntu wese agira uburyo bwe arubonamo, ndetse n'igisobanuro cye cyihariye bitewe n'uko arubona. Niba wakurikiye iyi video warabuze uwawe, ndakwihanganishije, wenda hari igihe kizagera tugahura n'abacu twabuze. Iyi yari Sobanukirwa kuri apfuye Vision Radio, ndetse no kuri YouTube channel yanjye ariyo Kayira Bertrand. Ntibibagirwe gukora like na subscribe kugira ngo n'izindi video nziza nk'iyi zijye zikugeraho byoroshye. Amahoro.